ubwoba ntewe n'iyi si dutuye Mana, abagiraneza bacitse intege, abagiranabi bariho bagwira, twakora iki ngo tubashe kubatsinda? Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera umwete wo kukumvira. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera inyota yo kukurarikira. Ari ibihe bibi cyangwa se bikaba byiza, aho mba ndi hose ngira inzitizi, nakora iki cyiza kugira ngo ntsinde? Nkora ikiri cyiza mbona ikuzo ryawe. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera umwete wo kukumvira. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera inyota yo kukurarikira. Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Nigeze kubabwira ko nibwe channel yanjye ya Marie Clarisse Mukandengo, babwira ko nibwe na email yanjye, babwira yuko nibwe na nimero zanjye za telefone, ariko ntabwo nigeze mbasobanurira uburyo ki nabyibwe. Kristo Yesu akuzwe. Shitani afite imbaraga nyinshi. Iyo wafashe intwaro yawe nka Bibiliya ukarwanya shitani, nayo ikaza umurego. Iyo ufashe ishapure, iyo ufashe umwanya wo gusenga, shitani nta na rimwe ashobora kwishima. Ibye ni ukurimbura, ibye ni ukwica, ibye ni ukugira nabi, ariko nta bubasha afite ku bugingo bwacu. Kristo Yesu akuzwe. Nta bubasha afite ku buzima, afite ububasha ku mubiri wacu, ariko ubugingo nta bubasha abufiteho. Nagize gutya ngiye kubona mbona channel yanjye abantu bari kugenda bavaho, kuvuga ngo nari mfite views zigera mu 1000, abantu mbona batangiye kugenda bavaho, hagezeho 500, hagezeho bangahe byari mu 1000, ndibaza ngo bigenze gute. Mu gihe nkiri kwibaza rero nibwo nagiye kubona mbona noneho na channel yanjye nayo bigenze gutyo, noneho nako na email yanjye. Mu gihe ndi kwibaza ibyo na telefone nimero nazo bigenda gutyo, nkabona hari abantu bampamagara bakambura, hari n'abampamagara bakambona. Kristo Yesu akuzwe. Nyuma nibwo nagiye kumva ijwi rimbwira ngo telefone buzishyize hasi, reka guhamagara. Natunze telefone mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ni ubwa mbere mu mateka y'ubuzima bwanjye kuva natunga telefone maze ukwezi n'igice ntari ku murongo. Kristo Yesu akuzwe. Ndakuraritse gukurikira ikiganiro cyanjye rero, nzakunyuriramo muri make cyangwa se nkuvire mu muzi, nkubwire neza amaherezo yacyo. Ariko nidukomeza kubana bishobora kukugiriraho umumaro, nanjye bikangiriraho umumaro, kuko kubigusangiza bizatuma nawe nibikugeraho utazigera uhungabana nk'uko nagize nanjye muri njyewe ihungabana nkimara kubona abantu banyinjiriye muri telefone. Ntago binjiyemo telefone nari nyifite, ntago bigeze binjiramo ngo bakoreshe telefone yanjye, ahubwo bakoresheje mashine. Muri make ni nk'umuntu wavuga ngo ni nk'uko wabona nk'abakozi ba MTN cyangwa se ba Tigo, nk'umuntu wabikoze ni nko muri urwo rwego pe. Ni nkako nabivuga kuko ashobora kuba asumbije ubwenge abo bantu. Kristo Yesu akuzwe. Ariko ubuzima bwanjye burahari, nta n'icyo azabutwara, nta n'icyo yabukoraho kindi, uretse Imana yonyine niyo ifite ubuzima bwanjye,
mu maboko yayo. Numvise rero ijwi rimbwira ngo ningabanye telefone mbe nyivuyeho, nyivaho mara ukwezi n'igice ntari ku murongo. Nyuma numva irindi jwi rimbwiye ngo haguruka ujye gukora, rimbwira ibyo ngomba gukora. Ndagenda ndabikora, maze kubikora mbona mbigiremo umugisha, simbuze icyo kurya. Noneho muri ako kanya nibwo navuze ngo reka nshyire simukadi yanjye ya Tigo ku murongo. Nkimara kuyishyira ku murongo rero nibwo nagiye kubona mbona mpamagaye nimero, noneho mbwira umuntu nti amakuru yawe. Arangije numva asa naho avuye kure, ati yewe nari nzi ko umeze nabi utakibaho bimeze gutya. Maze byagenze gute? Ngo ngiye narahamagaye ngo umuntu arambwira ngo ntabwo uri mu Rwanda, nongeye guhamagara umuntu arambwira ngo wararwaye. Ati ubu nari ndi gushakisha uburyo ki nshaka abavandimwe, n'umuntu twasenganaga muri karisimatike. Ati ni umuntu ati nagira ngo nshaka abavandimwe tuzagusure ni ukuri. Ati ariko ubwo numvise ijwi ryawe ndahumuriza n'abandi ni ukuri. Numva ndumiwe. Mpamagara undi muntu arangije arambwira ati wagarutse mu gihugu se? Ntireka reka ntinigeze nkivamo se? Ati narahamagaye bambwira ko uri hanze y'igihugu. Numva noneho bya bintu ni ibintu bitoroshye, ndongera mpamagara muri Tigo. Ndababwira nti none se byagenze gute ko abantu bari kumbwira ibingibi? Bati twe nta kibazo dufitanye nawe. Mpamagara muri MTN bati rero ibyo bishobora kubaho, hari ukuntu umuntu ashobora gufata nimero yawe akayihuza n'iyundi, batari kuzaze tugufashe. Nise nzaza yaba tuzazi Nyarutarama ku cyicaro. Mugende kwisuganya ngo numve ngo najya Nyarutarama. Ngiye kumva numva noneho abantu, hari umuntu nafashaga mu bintu byo mu rukiko, ngiye kumva numva wa mwanya nkakavuze ngo ngiye ngo kwirukanka ngo nanjye ngo ndebe icyo gukora. Nibwo noneho wa muntu nafashaga abo bari bahanganye bagiye kumutera iwe mu rugo. Numva ko ari ibintu bitoroshye, noneho ndavana ibura bari bazi yuko mu by'ukuri niba ari imyuka mibi banyoherereje cyangwa se niba hari ukundi bari babigenje, bari bazi ko ntazigera nongera kubonana n'abo bantu, kubera yuko umuntu wabikoze yagize gutya asiba nimero zose z'abantu navugananaga nabo, cyane cyane abo mu muryango wanjye hafi aho ngaho. Asibaho nimero za mama, asibaho nimero z'abavandimwe banjye, mbega nsigara mfite simukadi ariko isa naho idakora. Nuko ubwo nanjye maze kubibona ariko ari uko nongera guhamagara muri MTN, barambwira ati hutire muri RIB. Ndagenda njya kuri RIB y'akarere ntuyemo. Ngezeyo bati ibi ntabwo twabishobora, njya aho icyaha cyabereye. Mpageze noneho ba bantu bampamagaraga bakambura, hatangira kuzamo akantu noneho k'akaziga k'umukara gakatsemo umukato. Bahita banyohereza ku cyicaro gikuru cya RIB. Ndagenda ngeze ku cyicaro ntanga ikirego ndategereza. Nuko nyuma barampamagara barambwira ati rero ibi bintu umuntu wabikoze yabikoranye n'ubugome, kuko yaragiye afata nimero zawe zose arasiba. Ati rero ntiwamenya ngo bimeze gute. Ngayo nguko rero nshuti bavandimwe, tuzakomeza dukurikire, nzakomeza mbabwire uko bimeze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mfite ubwoba ntewe n'iyi si dutuye Mana, abagira neza bacitse intege, abagira nabi bariho bagwira. Twakora iki ngo tubashe kubatsinda? Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera umwete wo kukumvira. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera inyota yo kukurarikira. Mbere utasamwe nenge y'icyaha, urajya udusaba twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amina. Dusabirane.